Kw'izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Singizwa Nyagasani. Page 16 indirimbo ya 35. Indirimbo ya 34. Nzaterura nderembe bese duhoraho. Nzaterura Nyagasani,
nyagasani. Amen. Uri mwiza kuzwa, singizwa, uri Imana, uri umubyeyi. Ibyiza utugirira ku manywa, ibyo watugiriye kera, ibyo wadukoreye ejo hashize, ibyo wadukoreye uyu munsi, n'ibyo uzadukorera mu gihe kizaza. Uri mwiza nyagasani, uduhabuza urukundo rwawe, ntabwo ukangwa naho twahabiwe. Uri mwiza nyagasani. Singizwa nyagasani, singizwa nyagasani, singizwa nyagasani. Rambura amaboko usingiza Imana yawe. Singizwa nyagasani. Ndaririmba ibyo wankoreye, ndaririmba ibyo wampaye, ndaririmba ko wandokoye, ndaririmba ko wancunguye, ndaririmba ko wangaburiye nshonje, ndaririmba ko wampaye ubu buzima mfite, ndaririmba ko wampaye ingingo zingize. Singizwa nyagasani. Habwa amashyi n'impundu nyagasani. Uri Imana nziza ducungura. Singizwa nyagasani, singizwa nyagasani. Amen. Nyagasani umugoroba utubwiye ijambo ryiza, muri mungane mwese abarushye n'abaremerewe. Waturebye nk'umushumba mwiza, ubona ko turushye nyagasani, witeguye kuturuhura. Uri Imana nziza nyagasani, uri Imana ikunda umuryango wayo, uri Imana yaducungurira amaraso yawe, uri Imana iducungura no muri uyu mugoroba. Singizwa nyagasani. Twamenye ko dukunzwe nyagasani, niyo mpamvu tugutaramiye twagushimira kuko umaze kutubwira ngo tuze uturuhure. Uraturuhura kubera Yesu. Ubu ndatamba, ubu ndashema, ubu ndatwenga, ewe ko namenye ko nkundwa. Yesu naje kugushema, Yesu reka nsheme, ku babyeyi wampaye, ku bibondo wampaye, nari ndabikwiye. Yesu naje kugushema, ubu ndatamba, ubu ndashema, ubu ndatwenga, yewe ko namenye ko nkunzwe. Yesu naje kugushema, Yesu reka nsheme, ku buzima wampaye, ku mirimo wampaye, nari ndabikwiye. Yesu naje kugushima, ubu ndatamba, ubu ndashema, ubu ndatwenga, ko namenye ko nkunzwe. Yesu naje kugushema, Yesu reka nsheme, ku babyeyi wampaye, ku bakunzi wampaye, ntari nabikwiye. Yesu naje kugushima, ubu ndatamba, ubu ndashema, ubu ndatwenga, ko namenye ko nkunzwe. Yesu reka nsheme, ko rukundo wampaye, ko kigomwe wampaye, nari ndabikwiye. Naje kugushima, ubu ndatamba, ubu ndashema, ubu ndatwenga, ko namenye ko nkunzwe. Naje kugushima, Yesu reka nsheme, ku ngabirano zawe, ku byiza byawe byose wampaye ntabikwiye. Turagushimira nyagasani kuko uri Imana ishobora byose kandi waduhaye ubuzima, uduha byose tutabikwiye nyagasani kubera ko uri Imana nzima. Ubu ndatwenga, ko namenye ko nkunzwe. Naje kugushima, Yesu reka nsheme,
ntambe Yesu reka ntwenge Yesu ndakwihaye buri wese ashyireho icye buri wese ashyireho igitero cye ubu ndatwenga ko namenye ko nkunzwe Yesu naje kugushima Yesu reka nshime Teresiya waduhaye ntutugirira nare ndabikwiye Yesu naje kugushima turatamba Yesu turagushimira turagusingiza Nyagasani kuko uri Imana nzima amen yewe ko namenye ko nkunzwe kugushima ubu ndatamba ubu ndashima ubu ndatwenga ko namenye ko nkunzwe naje kugushima bwiza Nyagasani uri ibyishimo byacu amen. Namenye ko nkunzwe nawe Nyagasani, niyo mpamvu nseka kandi ntabuze ibyambuza kurira, niyo mpamvu mfite amahoro ntabuze ibiyambuza, niyo mpamvu mbyinisha uyu mubiri ndwaye umbabaza, ariko kubera ko nkunzwe nawe Nyagasani numva byoroshye. Nyagasani usingirizwe ku nkunda, usingirizwe ko n'uyu munsi namenye ku nkunda. Habwa ikuzo Nyagasani, habwa ikuzo Nyagasani. Nzashimira Uhoraho igihe cyose, ibisingizo bye bizahora ubudahwema mu munwa wanjye. Ishema mfite ryose ndikesha Uhoraho. Abintamenyekana nibabyumve maze bishime. Nimwogeze Uhoraho hamwe nanjye, twese hamwe turatira izina ry'icyarimwe. Nashakashatse Uhoraho aransubiza, nuko nkiza icyankuraga umutima byose. Abamurangamira bahorana umucyo, mu maso habo ntiharangwa ikimwaro. Umunyabyago yaratabaje Uhoraho aramwumva, maze amuzahura mu magorwa ye yose. Umumarayika w'Uhoraho aca ingando hafi y'abamutinya akabagoboka. Nimushishoze maze mwumve ukuntu Uhoraho anogera umutima. Hahirwa umuntu abereye ubuhungiro. Nimutinye Uhoraho mwebwe abo yitoreye, kuko abamutinya ntacyo babura. Abakire bageze aho bakena bagasonza, naho abashakashaka Uhoraho ntacyo babura. Bana, nimuze mutega amatwi, mureke mbigishe uko mutinya Uhoraho. Ari hehe umuntu ukunda ubugingo akifuza guhirwa mu buzima bwe bwose? Urumuri rwawe rero, ururimi rwawe rero ururinde ikibi, n'umunwa wawe uwurinde amazimwe. Zibukira ikibi ukora icyiza, shaka amahoro aba ariyo uharanira. Amaso y'Uhoraho ayoboza ku bantu b'intungane, amatwi ye agahora yitaye ku maganya yabo. Uhoraho ashyamirana n'abagiranabi, kugira ngo azimanganye ku isi icyatumye bibukwa. Intungane ziratabaza, Uhoraho akazumva, maze akazikiza amagorwa yazo yose. Uhoraho aba hafi y'abafite umutima washengutse, akaramira abafite umutima wihebye. Intungane igira ibyago byinshi, ariko buri gihe Uhoraho akabiyikiza. Arinda umubiri wayo wose, ntihagire igufa ryawo na rimwe rivunika. Nyamara icyago gihitana umugome, abanga intungane bagahabwa igihano. Uhoraho arengera amagara y'abayoboke be, kandi nta n'umwe mu bamuhungiraho uzahabwa igihano. Amen. Shimira Imana bavandimwe. Turagushimiye Nyagasani. Bavandimwe dushimira Imana. Ayo mashyi ni makeya. Nyagasani
yacu nakunyure mubyeyi dore shemerwa gutetera mubyeyi utaduhana waducunguje umwana wawe w'ikinege aturokora ingoyi y'umwanzi gica turabigushimiye cyane dukunda byarehuje shemerwe bitangazo dukorera aya majwi yacu nakunyure amaboko yacu nakubyinye utaduhana njyewe tugira waduhaye cyereze ukunda ubumwe bw'abafana bakugana turabigushimiye none dukunda byahebuje amen shemerwa nyagasani shemerwa ibitangaza ukorera buri wese shemerwa kuba tukiriho amen shemerwa tutaramiye tugutetera mubyeyi utaduhana neyo tugucomoye ntiducebya kuko kunagera umutima we turabigushimiye aya majwi yacu nakunyure mubyeyi dore shemerwa tugutetera mubyeyi utaduhana mu bihe by'amagene wowe buhungiro ubagwongiyeho ntahungabana turabigushimiye mane dukunda cyane shemerwa n'abawe nyagasani aya majwi yacu nakunyure mubyeyi dore shemerwa gutetera mubyeyi utaduhana ntawakwiringiye wikoreye amaboko uzigabane byose bigenwa nawe turabigushimiye none dukunda byahebuje amen shimirwa ababyeyi baraha shimirwa abana baraha shimirwa abihaye imana baraha shimirwa aya majwi yacu y'urwunge nyagasani akorera indura amen shimirwa nyagasani utaduhana amen shimirwa nyagasani mwiza nyagasani amen uri mwiza uri imana nzima urukundo mubyeyi utaduhana twaje kugutetera twaje kukubyinira twaje kukurata twaje kuguha amashyi n'impundu kuko uri mwiza nyagasani kuko utaduhana ushimirwe nyagasani ahubwo igihe cyose ushimirwe nyagasani maze ukaturembuza ushimirwe nyagasani ure nawe ushimirwe nyagasani ushimirwe nyagasani ndava buri wese nareba ikintu ashimira imana kikuvuye ku mutima wowe ubwawe ushimira imana ushimirwa nyagasani ushimirwa igitangaza cya buri wese ushimirwa ubuzima waduhaye ushimirwe nyagasani ibyo dukorera nyagasani warakoze n'ubu uracyakora shimirwa kuri imana idukunda imana itwitaho imana iduha ubuzima imana iduha ibyishimo n'amahoro isi idashobora kuduha shimirwa nyagasani uri mwiza nyagasani amen shimirwa nyagasani umuntu wese wamenye neza wagiriye isi ntabwo yabura kugusingiza natwe nyagasani twishimiye ko utubereye imana twaje kugusingiza kuguhunda ibisingizo nyagasani ibi tukubwira byose ntibiguhesha ikuzo
nyagasani ntawe uhwanye nawe, ni wowe ukwiriye kuratwa, ni wowe ukwiriye gusingizwa nyagasani, kuko ari wowe gusa utanga amahoro, ni wowe soko y'ibyishimo nyagasani, ni wowe muremyi wacu nyagasani, ni wowe uturengera mu magorwa yacu yose, ukadukiza ikiduhungabanya cyose, kuko uri Imana, uri umubyeyi wacu nyagasani. Nyagasani niyo mpamvu natwe iminwa yacu itazacutsa ibisingizo bikurata, singizwa kandi uririmbwa iteka nyagasani. Amen. Ahabwa amashyi n'impundu nyagasani, kuko uri Imana nziza. Amen. uzwi iteka mwami wese n'ijuru, wowe nabuganje amanga yose nakwamamaze, we rugero rwacu twiyoborere, tutoze kumvira nk'uko wumviraga, uzwi iteka mwami wese n'ijuru, ganza ganza wowe namuganje amanga yose nakwamamaze, twishimira cyane ko tugufite, tukibuka kandi kutubera y'umugenda, ese n'ijuru ganza ganza wowe namuganje amanga yose nakwamamaze, zo kurwanya umwanzi uturwanire banarababisha, uziteka wese n'ijuru ganza ganza wowe namuganje amanga yose nakwamamaze, tugaruka cyane kugira ngo twiyemame, uziteka mwami wese n'ijuru ganza ganza wowe namuganje amanga yose nakwamamaze, iyo tunezerewe tugusereza, usanga tweshewe kugira ngo twiyemame, uziteka mwami wese n'ijuru ganza ganza wowe namuganje amanga yose nakwamamaze, abamunyeshemo no mu makuba urore Kristo naguhinduka mugenda, uziteka mwami wese n'ijuru ganza ganza wowe namuganje amanga yose nakwamamaze, uwamenye neza wanyeretse wose niyabora kugusengeza gushima, uziteka wese n'ijuru ganza ganza wowe amanga yose nakwamamaze, maze amahoro dutishoboye, utabaze wacu mucunguzi w'isi yose, uziteka wese n'ijuru ganza ganza wowe namuganje amanga yose nakwamamaze. Iza nyagasani ibyishimo byacu, amahoro yacu, turagukunda nyagasani, nyagasani uri urugero rwacu, urugero rwiza. Amen. Koko nyagasani turagusingiza kuri Imana ishobora byose, Imana idukiza, Imana igendana natwe, Imana iduha umugisha, Imana iduha amahoro, twifuza amahoro y'umutima. Nyagasani turagushimiye, turagushimiye aka kanya ko wadutumiye kugira ngo tuze imbere yawe, tuze guhamya ibyiza wadukoreye. Nyagasani uri mwiza, uhabwe ikuzo nyagasani. Bavandimwe, mu gisingizo cya Yeriko nk'iki ngiki n'ibyishimo dufite, tunasoma rino jambo ry'uko Uhoraho yatabaye umuryango we, iyo turimo kuritega amatwi natwe nyagasani abarimo kudutabara. Uko muza kumva
uko yahiritse bino bikuta byari bizengurutse umujyi, ni nako afite ububasha uyu munsi no muri kano kanya bwo guhirika ibikuta biri mu mutima wawe, bwo guhirika indwara zawe, guhirika ibigeragezo urimo, cyangwa se icyo ushaka kumutura cyose. Dutega amatwi iri jambo tutabyumva nk'ibintu byabaye kera, tubyumve nk'ibiriho aka kanya. Imana ntiyahindutse. Yeriko yari ifunze bikomeye, nta wasohokaga nta n'uwinjiraga kubera gutinya Abayisiraheli. Uhoraho abwira Yozuwe ati dore Yeriko n'umwami wayo n'abantu bayo bakomeye ndabibeguriye. Mwebwe rero ingabo zose ziri ku rugamba muzazenguruke umujyi inshuro imwe, ibyo muzabigire iminsi 6. Abaherezabitambo 7 bazatwara amahembe ya rugeyo bajya imbere y'ubushyinguro. Umunsi wa 7 umujyi muzawuzenguruka 7. Abaherezabitambo ariko bavuza ihembe rya rugeyo nirivuga mukumva ihembe riranguruye ijwi, rubanda rwose ruzavuza urwamo rwinshi cyane. Urusaku rw'umujyi ruzahera ko urukuta rw'umujyi ruzahera ko rwitura hasi, maze rubanda burire buri wese, buri muntu aboneje imbere ye. Yozuwe mwene Nuni ahamagaza abaherezabitambo arababwira ati nimuheke ubushyinguro bw'isezerano. Maze abaherezabitambo 7 batwara amahembe 7 ya rugeyo bajya imbere y'ubushyinguro bw'Uhoraho. Abwira na rubanda ati nimugende muzenguruke umujyi, ariko ingabo ziteguye kurwana zibanze imbere y'ubushyinguro bw'Uhoraho. Byose bigenda uko Yozuwe yabibwiye rubanda. Abaherezabitambo 7 batwaye amahembe 7 ya rugeyo bagenda bayavuza imbere y'Uhoraho. Ubushyinguro bw'isezerano ry'Uhoraho bwari bubakurikiye. Ingabo ziteguye kurwana zari imbere y'abaherezabitambo bavuza ihembe, ingabo z'inyuma zikurikiye ubushyinguro. Uko bavuzaga ihembe niko bagendaga. Yozuwe yari yahaye rubanda iri tegeko agira ati ntimuzasakuze, ijwi ryanyu ntiruzumvikane, kandi ntihazagire n'ijambo na rimwe risohoka mu kanwa kanyu, kugeza umunsi nzababwirira nti muvuze urwamo. Ubwo niho muzavuza urwamo. Ubushyinguro bw'Uhoraho buzenguruka umujyi inshuro imwe, hanyuma bagaruka mu ngando baraharara. Bukeye Yozuwe abyuka mu gitondo cya kare, maze abaherezabitambo baheka ubushyinguro bw'Uhoraho. Abaherezabitambo 7 batwara amahembe ya rugeyo imbere y'ubushyinguro bw'Uhoraho, bongera kugenda bavuza ihembe. Ingabo ziteguye kurwana zagendaga imbere yabo, naho abandi bakurikira ubushyinguro bagenda bavuza ihembe. Kuri uwo munsi wa 2 bazenguruka umujyi inshuro imwe, hanyuma bagaruka mu ngando. Babigenjeje batyo iminsi 6. Ku munsi wa 7 babyuka mu museke, maze bazenguruka umujyi nk'uko bari basanzwe babigenza. Bawuzenguruka inshuro 7. Uwo munsi wonyine nibwo bazengurutse umujyi inshuro 7. Ku nshuro ya 7 abaherezabitambo bakivuza ihembe, Yozuwe abwira rubanda ati nimuvuze urwamo, kuko Uhoraho yabeguriye umujyi. Umujyi uzarimburwa n'ibiwurimo byegurirwa Uhoraho. Rahabu wenyine yandaya niwe uzarokoka, n'abo bazaba bari kumwe mu nzu, kuko yahishe intumwa twari twohereje.
naho mwe mumenye ko nta kigomba gucika ku icumu, kugira ngo umujyi numara kurimburwa mutazavaho mugira icyo muhakura, bigatuma ingando ya Isiraheli ihakura umuvumo, ikazavaho igusha ishyano. Feza yose, zahabu yose n'ibikoresho mu muringa cyangwa mu butare, ibyo byose bizegurirwa Uhoraho, maze byinjizwe mu mutungo w'Uhoraho. Rubanda bavuza urwamu, maze ihembe riroroma. Imbaga yumvise umworomo w'ihembe, bavuza urwamu rwinshi, maze urukuta rw'umujyi ruhita rurindimuka ako kanya. Ruhita rurindimuka ako kanya. Rubanda bazamuka biroha mu mujyi, buri wese aboneje imbere ye, maze bigarurira umujyi. Ijambo ry'Imana. Shomerwa amashyi n'impundu Nyagasani, Mana ya Isiraheli. Ni wowe Mana yacu, Mana wagiye imbere y'Abayisiraheli, Mana wabahaye gutsinda. Ni nawe ushobora kudutsindira uyu munsi. Ni wowe ushobora gukuraho ibituremereye, ni wowe ushobora gukuraho ibitubabaje, ni wowe ushobora kurangiza amarira yacu, ugasohoza ibyago byacu, kubera ko uri Imana ihambaye, nta yindi Mana ibaho. Ni wowe Uhoraho Mana yacu. Ongera ukomerwa amashyi Nyagasani. Umwami wese n'urumuri rwanjye, akaba n'aberukero yanjye, nta kintu na kimwe cyantera ubwoba, turi kumwe. Thank you.
shimirwa nyagasani turarakaza abatuturiye nyagasani shimirwa nyagasani kuri umwami mwiza shimirwa nyagasani yuko uri umwami udutabara uri umwami wigaragaza twarakubonye nyagasani narakubonye nyagasani nabonye ububasha bwawe nyagasani nakubonye ukiza indwara nakubonye utanga ubuzima nakubonye nyagasani umuhumuriza nyagasani nakubonye kenshi mu buzima bwanjye bwose muvandimwe tekereza aho nyagasani yagutabaye tekereza aho nyagasani yabanye nawe akaguha urumuri urwaye akagukiza wihebye akaguha ubuzima ushimirwe nyagasani ushimirwe nyagasani bavandimwe roho mutagatifu niwe uduha gutsinda roho mutagatifu niwe utuma dusingiza imana maze ibisingizo tuyituye bigahirika ibyo bikuta ubuzima bukongera bukagira icyanga n'icyerekezo roho mutagatifu niwe wasanze intumwa zihirika igikuta cy'ubwoba zijya guhamya Yezu zishize amanga natwe buri wese mu bikuta yazaniye nyagasani ngo ahirike dusabe roho mutagatifu aduha izo mbaraga kuko nyagasani afatanya natwe kugira ngo tumwemere abihirike dufate icyo cyemezo tufashijwe na roho mutagatifu twakirere imbaraga ze kugira ngo akomeze kutuyobora akomeze kudufasha maze ya mahoro turi kuronka ibi byishimo nyagasani ari kuduha ho kuzongera kugira iki bituvutsa shimirwa mana roho mutagatifu w'Imana ngwino roho w'Imana ngwino roho w'Imana ngwino ngwino tuyobore ngwino ayoborere mu nzira igana ijuru umushukanyi roho w'Imana ngwino roho w'Imana ngwino roho w'Imana ngwino ngwino tuyobore ngwino uzabarira indushyi n'abihebye bashira agahinda basingize Imana roho w'Imana ngwino roho w'Imana ngwino roho w'Imana ngwino ngwino tuyobore murengezi wacu harabashikamiwe barengana rwose cingoyi baziritse roho w'Imana ngwino roho w'Imana ngwino roho w'Imana ngwino ngwino tuyobore mwana wanjye nzi neza ubuzima bwawe kandi nkamenya n'intambara urwana nazo mu buzima bwawe ibyakugoye byose ndabizi uyu munsi ndakubwiye ngo gira amahoro ndashaka kugendana nawe ntukomeze kugira ubwoba kuko turi kumwe hamwe n'umubyeyi Bikira Mariya warebye ibitangaza Imana yamukoreye bikamurenga akaririmba Magnificat
natwe buri wese aze kuvuga ngo umutima wanjye urasingiza Nyagasani kandi uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye. Bavandimwe, dusaba uwo mubyeyi adusabire kugira ngo ubuzima tubayeho nawe yabayeho hano ku isi, ibigeragezo duhura nabyo byo kuduherana, ahubwo dusange Yezu Kristo kugira ngo koko aduhumurize nk'uko yabitubwiye uyu munsi. Ndakuramutsa Mariya, ujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urabidusabira tw'abanyabyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. uyu munsi tuguhisemo Mariya, imbere y'ingabo zose zo mu ijuru, utubere umubyeyi n'umwamikazi, tutwihaye twicishe bugufi kandi mu rukundo, tweguriye imibiri yacu na roho zacu, ubukungu bwacu, ubwa roho n'ubw'umubiri, ibikorwa byacu byiza, ibya kera, iby'ubu ngubu n'iby'igihe kizaza, tukurekeye uburenganzira bwuzuye kuri twe no ku byacu byose, nta na kimwe tugukinze, udukoreshe ugushaka kwawe, kubera ikuzo ry'Imana ubu n'iteka ryose. Amina. Bikira Mariya utarasamanye icyaha, urajye udusabira twese wagungiye. Bikira Mariya mwamikazi wa Kibeho, udusabire. twitegure kwakira umugisha. Nyagasani Yezu nabane nahamwe, nawe kandi muhorane. ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Nimujyane amahoro ya Kristo. Dushime Imana. Twongera amashyi menshi n'impundu Nyagasani ku byiza dukoreye uyu munsi. Uyu mugisha twahaye tuwujyane ugere no kuba dusanga. Shimirwa Yezu Nyirimpuhwe. Amen. Kristo Yezu akuzwe. Gahunda yajya bavuga ngo ni ntukagire gute. Ejo saa 10:15 tuzagira ishapure, saa 11:10 tugire misa, saa 12 nibura tugire inyigisho n'igisingizo. Buri wese ejo azaze yitwaje undi muntu, bazaza ari babiri. Hanyuma igiseke turi gushyiramo ibyifuzo, ibikuta dusaba Nyagasani ko ahirika mu bwacu kiri hariya wabyanditse arashyiramo, ariko n'ejo kizagaruka no kuwa 4 ndetse mu gihe cy'ibisingizo nibwo tubishyiramo. N'ejo hari umuntu ushinzwe kukibungabunga mu ngoro, ntacyo kizaba, kandi washyiramo n'inshuro zirenze imwe. Uko wibutse ikindi gikuta wakwandika ukaza ugashyiramo kugeza kuwa 5 igihe tuzabitura mu gitambo cy'Ukaristiya. Ingabire y'Imana ibaherekeze mugere mu rugo amahoro. Abari mu ngoro barakomeza na gahunda ikurikiyeho. Abavandimwe nk'abo muri fraternité batihuta bashobora kudufasha gukora bino bikoresho tubiganisha aho tujya tubishyira.